Reka twongere kubasuhuza kandi tubifurize ishya n'ihirwe kuri mwese mudukurikiye muherereye mu ntara zigiye zitandukanye. Waba uherereye mu ntara y'amajyepfo, uherereye mu ntara y'amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Namwe muherereye mu mujyi wa Kigali ndetse tutibagiwe namwe mwaba muherereye i Rwotamasimbi, tutibagiwe kubasuhuza namwe muherereye Canada mufite groupe ikunda kutugaragaza ko mudukurikira cyane. Turabakunda cyane. Mukomeze mugubwe neza, mbibutsa ko umuntu utarakora subscribe ku cyatwa TV rwose wareba iryo jambo ryanditse mu ibara ry'umutuku kakanda subscribe, warangiza ugashyiraho akazogera, maze wamazara gukanda ku kazogera ukazajya ukurikirana ibiganiro byacu buri gihe. Ngira ngo murabona igare riri mu muhanda nkuko mubireba, abantu iruhande rw'uno mama utambutse aho hambukiye umuntu ufite envelope mu ntoki. Ni igare, ni impanuka imaze kuba aka kanya rwose muri uno mugoroba w'isa 11 zishyira saa 12 hano mu mujyi wa Nyanza. Ariko noneho ntago navuga ko ari ibintu byoroshye kuko no muri riri kuri no munsi ku masaha y'igitondo isa 12 n'igice za mu gitondo abana bajyaga ku ishuri, n'ubundi habaye indi mpanuka nayo itari yoroshye, aho umunyonzi cyangwa uwari utwaye igare niko nabivuga yagongaga umwana w'umunyeshuri muto uri hagati y'ikigero cy'imyaka 6 kuzamura hagati kugera ku myaka 10, aho umwana nawe yakomeretse akabashwa kujyanwa kwa muganga. Aho umunyonzi yaratwaye igisanduku cyari kirimo imigati, ndetse byagaragaye ko ari impanuka rikomeye kuko n'igare ryangiritse bikomeye cyane. Ibyo rero gusa kuko muri ano masaha nkuko nintangiye mbivuga ya saa 11 n'igice zishyira saa 12 nabwo n'ubundi hafi nahabereye impanuka, kuko bigaragara ko impanuka ya mbere yabereye aho bakunda kwita kuri kazi ni kazi. Imbere yaho muri metero nkeya cyane rwose niho hongere kubera indi mpanuka nayo y'igare ndetse n'imodoka. Imodoka iri yazamukaga isa nkaho iturutse ku muhanda uva kuri be kuzamuka, ndetse n'uwari utwaye igare nawe waturukaga ruguru, umuntu asa nkaho aturutse ku iposita hano hafi no kuri sitasiyo, maze akamanuka ku muvuduko. Rero imodoka yazamukanaga, ngira ngo murayibona aho iparitse ya Daihatsu, mu muvuduko yari imanukanye ihita imukubita agwa hafi hano n'abacuruza MTN kuri no mitaka mureba ya MTN. Bigaragara ko nawe yazahaye rwose, ubutabazi bw'ibanze bwahise bwihuta maze bamugerageza kwa muganga, kuko n'umundi birumvikana ko impanuka ibari hafi na hopitale. Rero ngira ngo banyarwandakazi murabona ko impanuka by'umwihariko muri iki gihe cy'iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani, murabizi ko uyu mwaka urangira abantu benshi bakunda kuvuga ko itwara abantu bagiye batandukanye, ariko mureke dusenge ndetse natwe twirindire umutekano. Niko nabivuga mu gitondo impanuka, igare iragonze, impanuka mu kanya imodoka igonze igare. Twibutsa abanyonzi ko bagomba kwitonda rwose, ndetse babohereza na gahunda zo gutaha hakiri kare kugira ngo hirindwe impanuka za hato na hatoya, kuko ntabwo biba byoroshye cyane rwose. Ni ibibazo bigiye bikomeye cyane nkuko mubibona, ntabwo impanuka ziba zoroshye cyane. Reka rero nkomeze n'ubundi mbifuriza ishya n'ihirwe kuri mwese mudukurikiye, tunabibutsa yuko waba uturakora subscribe ku cyatwa TV nkuko natangiye bibabwira rwose, gerageza ukande subscribe ku cyatwa TV. Numara gukanda subscribe ku cyatwa TV, maze urebe no kuri ako kazogera ugakandeho kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho uko tumaze kuba twabishyiraho cyangwa twamara kubya-uploadinga. Reka tushimire n'abandi bantu mwaba mwaramaze gukora subscribe, umusanzu wanyu mudahwema kugaragariza icyatwa TV. Muri abantu b'abagabo cyane kandi turabakunda cyane. Reka rero ntongere mbifurize kuza guhirwa na byinshi mukora mu mirimo yanyu, muhirwe mu kazi kanyu mukora ka buri munsi. Mwari kumwe na Ivan, amahoro y'Imana abane namwe. Banyarwanda kazi, reka mbashimire icyatwa TV turayikunda, nkunda ibiganiro byayo.